City agakombe iguye gukoramo amakosa urumva n'umwaka ushize nuko byari bimeze zari bogamizi umwaka ushize yitavamo yari kugitwara niyo tekinike ze none iyo ntavamo nari kugitwara none tatwe nandi hano na Newcastle si Newcastle yagitwaye se yasezere City yatsinze Liverpool kuri finale yatsinze Liverpool yakuwemo na ariko City City yakubona na Tottenham Hotspur ni bine bya Tottenham asezeye ko amakipe ari Manchester ndumva ari Tottenham ishaka ko barabakuyemo nibuka neza Pep Guardiola bigaragara yuko uno mwaka ikintu cyose cyamushimisha icyo ari cyo cyose umwaka ushize kuko cyo nta nicyo yabonye nta namba akuze kubona ikipe nk'iri itahiraho agera ibikombe nubwo abantu bageraho ngo bakabona nyine ari ibikombe bisanzwe ko ni igikombe kirengera umuntu kirafasha kikurinda gusoza umwaka w'imikino nkokora zireba inyuma uri umuntu w'umugabo ni amahano urugero rwiza no rwa Ten Hag ni amahano so kuri Pep Guardiola rero navuga ko ni igikombe agomba gushyira mu mibare yo gutwara kuko biragaragara ko mu bindi bikombe nabyo bisigaye bikomeye kurushaho bigenda bikomera cyane kurushaho icyo nifuza nuko zikomeza zose kugira ngo dukomeze kigire competition kigire competition kuko nizirenga aha zose muri kino cyiciro gikurikiraho turabonamo match imwe turaza kubona match ikomeye aho ni kuri Pep Guardiola Deu Arsenal yo kuri mugoroba kuko Arsenal noneho yo hariho nibazo by'imvuno of course nuko mbone ko imvune zabo cyane ko bafite na squad nziza akavuga ko ikipe kitwa Potivar atataguye kujyana y'icana ko muri kana afite umukino wa champion buriya sukuvamo gusa ahubwo gukuyemo ntekereza ko ari byo bigira impact mbi cyane yaba ku mutoza na management y'abakinnyi be n'abafana uhuriye na hano muri iki cyiciro ugahura wenda na niyo Man City kagukuramo biba biri reasonable hari uburyo biba byumvikana ushobora kuba wabidefanda ariko gukurwamo iyi si yo mu cya gatatu yo Portavale mu cya gatatu niyo mu cya gatatu nubwo yavuze ko nyine hari impinduka ari bukore kandi birumvikana impinduka zo zirumvikana agomba kuzikora Kepa agomba gukina yanabivuze byo yabihamije ariko Nkapi yavunitse nawe yavunitse ariko birarangira hagati abakinnyi bose Arsenal bushyiremo bari ku rwego rwo gukuramo iki ntuzarakize ko Ben White arahari match arahari Ben White agomba gukina uyu mukino so impinduka zo zigomba kubamo ariko hari igihe ukurwamo na ekipe bikaba byakugira ingaruka muri sezo yose uyu munsi Manchester United iratsindwa yagerageje ntiyambere mu kipe zateye amashoti ariko City yagutsinda bagahita bakwibutsa Grimsby ririya ryari ijoro umutoza yakoze press conference yubitse umutwe yatinye kura muri kamera ni match yo gutsinda waba ushaka kuzavamo waba ushaka kuzashyira ku ruhande ukavuga utereka njye kureba Premier League na Champions League ukazaviramo ukazavamo ugeze mu kindi cyiciro cy'imbere ariko gukurwamo na Portavale yaba ari bara kumande zose kuri Arsenal abakinnyi se banga tuvuga ngo bakeneye umwanya uhagije wo gukina bazakina muri marushanwa ukuvuga ngo iri no ushaka kurikoresha kugira ngo azamure iyo fitness y'abandi bakinnyi bigoye ko bagaragara muri Premier League na Champions League bazamura urwego rwa muri EFL Norgard aho abakinnyi barimo uyu mwana Lewis Kelly Downman Kepa Arrizabalaga Nwaneri harimo na Mikel Merino yewe nako bose bagarutse nabazajya we na Trossard match yayikina abo bakinnyi bose kugera uzamura confidence yabo berekana icyo ashobora kubona gufasha muri za match mu gihe uzabitabaza wenda abandi bagize nk'ibibazo by'ivure tumo turavuga uyu munsi uwo Bukayo wari umaze iminsi yakina mu cyatatangira nawe ashobora kwitangira kugira ngo azamure fitness yewe wenda ashobora kumutinyisha kubera na madoke yagiye byo bishobora kumvikana ariko kuko iyi match nekereza ko Arteta azamakosa yagiye akora myaka yatambutse ari igihe yagiye gayima andi marushanwa atekereza ko imbere champion ishoboka cyangwa se na Champions League ugasanga byose ku munsi wa nyuma birangiye nta na kimwe abashije gufata rero kuri uyu mwaka sinekereza ko Gicumbi ravuze ngo Pep Guardiola ngakeneye akariko kose the same na Arteta nawe se afite akariko kose mbona neka mufasha nawe afite pressure muri Arteta hakugira ngo agashube ntiyatahuza nabyo yashoboka hari ukuntu tuva Champions League tukagira ngo ahantu bayimwandikiye azajya kubiterura Teta nagakene kariko kose akene Premier League se oya ariko ako bivuga ko ndeba uzunguza umutwe ugenda ngura kuri biko yirukanka oya byagenda gute Arteta ko yari yatajena nawe kena kana kariko kose oya buri yarega kwasama kubi nukurira byo nkubwira ze akariko kose aragakeneye ariko ngiye nkurikije icyo abantu bamutegerejeho ntago ari FA Cup akariko kose ntago kamurengera
ariko noneho Ariko agasigaye kafasha nawe- kuruta Ariko buriya, kugenda amaramasa. reka nkubwire. kuko kwasama ko ari ukurira nyine ni mu Kabaye kaje. bundi buryo kwasama kubi ni ukurira ariko yagiranye inama na bosi we. Bosi we yaramubwiye ati icyo ngushakaho ni iki Major trophy. ni ikingana nicyo nanjye ngo hari icyo umbaza se hari icyo naguhaye mbwira akakibura nose urambwira gute bo nibyo icyo nemera nuko gukomeza cyangwa se iki gikombe gishaka kumufasha gutuma abakinnyi be bahora bagaragara kuko uyu munsi noneho afite n'ikipe ya kabiri yakora irindi rushanwa nziza atari ukuvuga ngo ni Premier League yonyine gusa munsi Mikel Arteta yapanga abakinnyi 11 batarimo ababanza mu kibuga muri Premier League bagakina iri rushanwa bagatsinda Portugal cyane bibaye ari bishoboka bibaye nuko tuba tutazi kizabejo nta mutoza wakwemera kugenda trophless wakwemera kugira season nk'iyo Guardiola yagize umwaka ushize igikombe icyo ari cyo cyose watwara ubizi neza ko ari cyo gishoboka buri mutoza yabihitamo niyo mpamvu ku mpamvu ebyiri Mikel Arteta na Arsenal bafite squad nini groupe nini Robert Thierry yaravugaga niyo kipe ifite groupe nini mu Burayi biragaragara kandi with qualities atari kuvuga ngo ni umubare gusa na abakinnyi ubona ko bafite n'ubwo bushobozi regardless imvune barimo kugira menya imvune ya karindwi bageze muri no season rero mbona ko nabo bakinnyi twakwita nk'aba backup yego babandi batari abakinnyi babandi bava ngo 11 abanzamo nta marushanwa bakeneye kuba bakina kandi nabo the more bakina bakaba batwara ibyo bikombe bindi mu gihe ibindi bitararangira kuko nk'iyo Carabon irangira mu kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri mu kwa kabiri birangiye finali ya rwose mu kwezi kwa kabiri rero byaba ari byiza cyane abo bakinnyi babashije gukomeza kuko ntibazagera mu kibuga icyarimwe ari 30 cyangwa 22 bagakomezanya n'iri rushanwa bakagenda bakaba bakuramo bakaba batwara icyo gikombe ibyabashobora gukora impinduka runaka yahuye na Tottenham yahuye na Chelsea yahuye na Man City yahuye na Liverpool yahuye na Manchester United akaba yakora iyo rotation ku bakinnyi 5 cyangwa 6 noneho yamara kuyikora wenda iyo kipe kubera na karita nabo bazanya bakaba bamukuramo ibyo hari uburyo byakumvikana ariko nta gisobanuro uyu munsi cyo gukurwamo na Portefeuille we ukina akwiye gukora no gushaka uburyo aya marushanwa yose arimo akomeza kugenda yavanza kuko ari wenda n'umutoza agira ukabona ko noneho kuba yakwipozisiyona kugira imwe arekura hari impamvu zumvikana ari nk'uburyo ubushize twabonaga Liverpool ko shampiyona noneho ifite amahirwe atari nka byari byo kuvuga ngo ni ukubeshya nk'uko byagiye bitigenda mu minsi yashize kuri Arsenal iyo ukabona ko yamaze gushyiramo diferanse y'amanota 9 diferanse y'amanota 8 ibintu nk'ibyo ngibyo ukabona ko nyine ibyo bintu bishobora kuba hari uburyo umuntu ashobora kuba yabyumva ariko kuri uyu munsi wowe uri ripimita kuva mu marushanwa ngo hari ahantu utegereje ibyo bintu ufite icyizere ko ibyo uzabitwara kuba ufite squad nini cyangwa se n'abakinnyi beza nk'ibyo ngo Thierry yakubwiye ntabwo bikugaragaza gutwara igikombe tuza amaswadi menshi meza yabayeho mu myaka itambutse imbere atagize agira ikintu atwara na kimwe yewe nawe urebye no mu myaka yatambutse umaze muri Arsenal hari igihe mu makipe afite abakinnyi beza ariko umwaka ukarangira nta kintu na kimwe ufite ibyo rero nakabaye mbona ari nk'ari mu isomo Arteta amaze kwiga muri myaka tuzi ikipe ya Arsenal kutemera kuva mu marushanwa mu buryo buhutiyeho ikindi no mu buryo bwo gukora business mu buryo bwagutse ku ikipe ya Arsenal kuko iyo ufite squad nini babisobanuye ko abakinnyi bose tuzabagumana iyo ufite groupe nini y'abakinnyi hari abakinnyi mwaka ushira byanga byakunda bigendanye n'icyo bifuza kugeraho aho bareba kariyeri zabo minsi iri imbere bakabona ntashobora gukina twa 25 cyangwa 30 muri squad yawe hari abo bapropose gukina inota yose iyi mikino yose wagibahereza ni nagufasha ko abantu bacuruza no mu gihe bifuje kugenda amafaranga afatika rero ko Arteta ntekereza ko iki kintu yakaba yagitekerezaho cyane gukora equipe abakinnyi bose bari competitive kuba competitive ko abakinnyi no kubashakira bahatanira nta kindi icyo uvuga nicyo cyane cyane kubijyanye no kubona umwanya w'abakinnyi batabona rimwe na rimwe bataboneka muri Champions League bataboneka muri Premier League ukababonera umwanya wo gukina ikindi yasaga nugarukaho aravuga ati ko byibura dusigaye dubasha guhangana na City nkabona abantu bitabashimisha abantu ntago bakwishimira yuko byibura ubu dusigaye dufite ubushobozi bw'uko dushobora gukina na Man City natwe icyo dushaka tukakibona hari igihugu cyacu ko gitewe urabizi hari imiryango ikora bavanga reka dutera imbere ariko wenda mu gutera imbere kwa wenda baratangiye no kurya bigoranye sibyo uyu munsi abari mu muryango cyangwa se abagize umuryango iyo bakoze bagatera imbere
hari igihe baba badahuje ibitekerezo harimo abareba imbere kuruta abandi bati niba ingahe ko twabigira niba twamaze gukemura ikibazo cy'imirire twamaze gukemura ikibazo cy'imiturire twamaze gukemura ikibazo cy'amashuri wenda y'abana muri uwo muryango wenda urimo abana n'ababyeyi hari abandi batangiye gutekereza ko noneho twatangiye no gukora n'imishinga no migari ibyara inyungu ku buryo bufatika kubera ko wenda babona ko ibyo bamaze gukora bemera gukora iryo shoramari. We nka chef de famille ntabwo uzabicaza ku meza y'umugoroba ariko murarwana n'iki sinsigaye mbagabura kabiri ku munsi hari ubwo mukicwa n'inzara. Hari statement utemerewe gukora mu gihe cyose ibintu bigaragara ko byashoboka. Hari teta gukina na Man City utanayitsinze wanganyije nayo. Hari n'indi myaka myinshi byabaye ko ushobora kunganya nayo wenda bigaragara ko igikombe utanagitwara. Kuri we nekeza ko iyo tari umwaka wo kuvuga ngo hari ikipe nshobora kuba nahangana nayo. Iyi ni ikipe n'abantu birebera hanze bakubwira ngo twabonye Ernesto Valverde umeshe bahuye yavuze ko iramutse iri muri La Liga atwara La Liga 10 yikurikiranye. Twabonye nka Kylian Mbappe avuga ngo ni ikipe uyu munsi abona nk'ikipe nziza bari gutwara shampiyona kuyihereza amahirwe bisone ko no kumugana bare nziza. So ubwa mbere uretse nabo ngabo wenda babivuga mu buryo wenda bw'abasportif nawe wicanga ku meza nawe wabonaga ko kwerura ngo uvuge ngo Carabao haje cyangwa FA Cup haje na kujya gutera gisoni kubivuga. Hari ibindi bintu ubona ko birenze cyangwa se bikenewe. Uyu munsi Arteta yabaye umutoza washyigikiwe ku kigero gifatika ariko bikongeraho no kwihanganirwa. Hahandi byagaragaraga ko wenda n'impinduka zikozwe ari igihe n'abayobozi tabarenganya icyo gihe abayobozi bajyaga kirenza ahubwo bongeramo imbaraga mu kumubakinga. Tujya tubona abatoza benshi bifasha. Kuri uyu munsi nta kipe ubu ngubu ku isi mbona yakabaye aterwa ishema no guhangana nayo yumve ko ari cyo kintu umufana wa Arsenal akwiriye uyu munsi. Hari iterambere yakize mu kipe Arsenal biragaragara riraboneka ariko is not enough kugira ngo umufana wa Arsenal yewe n'ubwo ubuyobozi n'inama komojo bagiranye ntabwo bamubwiye ngo uyu munsi uje muri office yacu twemere basi kuzabasha guhangana n'ikipe ya Manchester City uzangana na Liverpool. Ibyo ngibyo bimaze wayitsinze bitanu none se utegeze kuberesa abafana wa Arsenal ko igikurikiyeho kindi ari iki ikipe Manchester kwitsinda ubu ngubu umufana wa Arsenal umaze imikino 5 itabasha kugutsinda. Sinekeza ko ari ikintu ubwira umufana wa Arsenal bibutse ko ibyo binakwiye kunyurwa nabyo nta bindi binakwiye kudreaminga kuri Arsenal kuri Arteta. Uyu munsi nta kindi kintu kwiterambere ryayo tubona uyu munsi risigaye no kugira ikintu itwara gikomeye major trophies nizo zisigaye nayo iryo hanga nese n'ibutsinda Real Madrid mwaburiya buryo iyo Man City muri sozo ku bitego 5 iyo Liverpool itabashije kugutsinda muri sozo twagikombe izo za Chelsea ariwo mutoza muri Premier League ubu urimo umaze kukwitwara neza ku makipe tubareza muri top 6. Ibyo ngibyo nibikiri ibintu kangisha abafana ba Arsenal ukwiye kurenga iyo myumvire ukwiye kubahereza no gikwiye bya bindi Man City ahubwo ibamo itwara uwo mwanya ukwiye kuyivanamo ukawujyamo bya bindi Liverpool irimo itwara umunsi ku munsi. Iyo nebe ni ukwiye kuza kwimura abo bantu ukayicaraho none ugafesinga abafana ba Arsenal. Ibi ngibi mukwiye kubyishimira ariko guhangana n'aya makipe nekereza ko abimaze imyaka myinshi icyo ashinzwe nuko ntacyo atwara. Ikibazo mbifiteho ekipe yabaye nziza cyane bitandukanye niyo yasanze cyavuga kimwe cyo wenda navuga ko asaba nka credit cyumvikana ariko nawe icyerekezo kimwe yarakomojeho cy'ingenzi habayemo kwihanganirwa kuri we batagira undi mutoza wese habamo no guhabwa ibyo atahawe ibyo undi mutoza wari wese atahawe. Iyi foto niba ya sezo ya 2021 Arteta yinjiye muri 2019 sibyo mu mpera zo mwaka amaze kwirukana Emery Unai. Niba muri groupe yasanze uyu munsi wa none abasigaye muri squad ari bane aho baragera Gabriel Martinelli, Saliba, Bukayo Saka na Gabriel Magalhaes. Magalhaes ni wamwiguriye ura ninde ni wondare bari niyo sezo ya mbere yatoje ingi niyo sezo ya mbere yatoje furu amaze gutwara bya bikombe bibiri kuko yaraje atwara FA Cup ahita kine FA Comment Shiri. Reka tubibare gutyo sezo full season 2021 asiganyemo abakinnyi bane. Benjamin turavuga umutoza wahaye permanent contract abakinnyi 31 ku ngoma ye. Turavuga umutoza muri myaka 6 umaze gushora miliyoni 921. Uretse n'ibyo nicyo nakwita external pressure yakabaye kuba yumva cyane kuko trust the process ivugwa bwa mbere 2021 kuri Sky
bajya kuyidefanda, Edu amanuka kuri Sky akajya kuyidefanda. Icyo gihe hari habaye ukwigaragambya kw'abafana bamwirukana. Yaravuze ngo aho iryo jambo ryakomotse, yavuze ati twe turimo turubaka ekipe izatwara igikombe cya shampiyona 2025. Turimo kujyana mwebwe muzatubaze rezilita y'igikombe 2025. Iri jambo yakakuba yarivuze 2023, aho byaye kuba byumvikana. ariko niba bamaze gukererwaho umwaka kwinjira mu yindi sezo itari iyo ngiyo, bamaze sezo 3 baba 3, uyu munsi wa none ntabwo iyi ekipe kuri squad ifite, ku gaciro ifite, ku mafaranga yatanzweho, ku myaka maze, kuko niwe mutoza umaze imyaka 6 muri ekipe ufite igikombe kimwe cya FA Cup. Kuko Enzo Maresca ari mu mwaka wa kabiri afite 2. Si urugero rwumvikana. Muri iyo myaka mibi Manchester United yirukanyemo abatoza yatwayemo nka 2 sibyo, ariko ikinyemo finali nk'eshanu. Niba ubwonko bwanjye bunseriva neza, ikinyemo finali nk'eshanu cyangwa enye. Maresca mu mwaka umwe atwayemo ibikombe 2 kandi biri major, bya bindi major trophies zazindi bavugaga ngo byibura yagiye mu rushanwa byibura yararitwaye, yagiye no mu rushanwa rihuza abagabo igikombe cy'isi cy'amakarabo aragitwaye. Now mu mateka rwose umuntu agira ahera kuba uyu munsi Man City irimo irajya Emirates ikandagira, cyangwa se na match za Etihad zikaba ari match umuntu atajya gukina avuga ngo City niyo favore. Ariko ntabwo ari ijambo akwiye kuzana ku meza y'ibiganiro ngo azashyire nyuma ya season adatwara igikombe ngo azavuga ngo byibura ngo twubate ikipe ihangana na Sitenso. Oya, City mwahanganye imyaka 2-3 itambutse, ntiri gutsinda mu mikino 5 muhuye. Twayemo yo champion. Ninde uzibuka iyo result yo gutsinda City? Yego. Ninde uzayibuka mu gihe byarangiye udafite igikombe, udafite umudari runaka? Iyi timing ni mbere teta koze timing ikipe menshi meza yabayeho aba meza muri season ariko birangira adatwaye igikombe nta muntu yatindaho. Ariko ekipe ikaza ari Marseille, ikaza ari Monaco, ikaza ari Ajax from nowhere, bakikubita aho ngaho igakora season idasanzwe yitwa Porto igatwara Champions League. Iyo kipe hora mu mitwe y'abantu. Reka nguhe urugero, Alonso amaze gutwara igikombe muri Leverkusen bafashe imihanda yo muri kariya gace bakiniramo, bagenda bayita abakinnyi batwaye igikombe. Bafata amafoto yabo bayabamba muri dressing room, amafoto yabo arangije afata bagiye gutangira sezo, afata ifoto yuko yasanze dressing room ya Leverkusen nuko bimeze, iri ideko y'abakinnyi baba champion bambaye imidari yabo bateruye igikombe. Arabasohora abajyana mu mihanda, agenda bereka ibyapa by'amazina y'imihanda bagiye bitirira abo bakinnyi bakoze ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu igikombe giterura bakakwambika umudari bakakwita champion. Rero ntabwo watwara igikombe udahanganye na City kuko City murakinana, naho yaguye si wowe wagitwaye. Niba ariyo wipimiraho naho yaguye si wowe wagitwaye. Reka nkubwire ikintu kinateye agahinda, nuko nibura ry'ibikombe kwa Arsenal iyi myaka itambutse ntibyatwawe na City, ntibyatwawe na Liverpool, byatwawe na Southampton, byatwawe na Fulham, byatwawe na West Ham. Ibyo nyine byagombaga gutwara nyine ayo manota arimo kuvuga ngo wahanganye na Man City, wayitsinze Man City ibitego 5. Uravuga amanota uravuga ibikombe. Niba navuga nyine igikwa amanota se yesi igikombe siko kigenda. Cyamanye n'inoti. Ariko nsobanura neza. Niba navuga amanota atake kugira ngo goti ibikombe byatwawe na Fulham nkagira ngo no. Niba navuga amanota Fulham yatwaye. Yaha bisobanura. Yakuvukije gutwara igikombe Man City yatwaye. Nabyo nibyo numvaga neza. Liverpool igikombe yatwaye. Amanota y'amakipe waro izaniyuka ayo manota ntiwagiye asigara. None soraza kubwira kutaburi champion yawe na Man City. Ko mumeze y'abantu mu murakariye. Nayo kwira foto banazanye ntiyanasekaga. Abafite isoni. Kimwa murakari. Timing yavuze bino bintu siyo yagomba kuvuga mu myaka 3 ishize. Imyaka City yayiharnye idashobora no kuyinyuka. None ubu ngubu bimeze bite? Arsenal irayireba mu maso. Bikagenda biteze. Crossing gap we nugira n'isoni ngo ikipe ngo gukorozinga gap ngo ikinyiranyo ibyo byararangiye byakoze gap ibyarabikoze ubuziregeranye ariko bicaye ku meza we maze seze eshatu bikora. Okay. Bernardo Silva ino ni ya kane kuko nanone ni gake ushobora gutwara